rutayizamu w'abareyo Junior Kameni yarayerekanye ko yakora ka kazi ke ya dati work ye ka kazi ko gukorera abagenzi be, ariko still n'ubundi akabona urucundura. Yayerekanye ko noneho bya bintu byose abikorera icyarimwe, cya kintu abareba bakunze akorera abagenzi be, noneho na cya gitego baba bashaka akaba ari ubahagurutsa, byose yabikoze. Rayon Sport ikaba yatsinze ibitego bibyamuruturutse. Cyari ikibazo cy'igihe uyu mutipe umuhaye imipira muri box n'ubundi aratsinda, nago Calibre ariho kuri ibitego mu Rwanda, kereka wenda muri shampiyona zikaze, ariko mu Rwanda muri shampiyona inaha amakipe ano ari ku rwego rwa Rayon Sport yose, ano makipe azakina qualification za Confederation ari ku rwego rwayo yayabonamo ibitego. Noneho sasa akazi ke gatangiye ku match gitangira kabisa, kuri gatatu wabafunguye umupira uvuye kwa Chuprau wari wambaye brassard, naye batangiye kugira ikiza ka okay naye wayobora, kuko n'uni na kapiteni w'ikipe y'igihugu ngo bita Charles Chuprau afungura umupira kuri gatatu, ariko umuntu kuri gatatu abona na option yo kujya imbere, afite abagarutse afunguye azamwe imbere, ariko still gufungura azamwe imbere byari kumugora kubona Jigiba, byari kumugora kubona no mu winga uri hano ari we Jiben. Option yari afite sari zo gusubiza pass inyuma, ariko Kamena barayibonye bareka ngo option yo gukina imbere ko Kamena ari hano agiye kwita idecrocha aze hano, none naza hano ino pass niba yikina uyu nguyu arahita ba free, ahita abona umwanya wo gukina barewe, arabibonye idore yatangiye gukora movement, agiye kwita idecrocha bamubonye ino baro, agiye kwita bouncing hano, no kuvuga ngo wabibonye ko bano bakinyi bahise baba free b'imbere kandi byari bigoye. Iyo ati idecrocha ndagira ngo wereke nyine ka kazakora mu buryo buri microscopique, we tugiye detail kuri detail, none urebe ka kazakora uburyo gatuma reyo yataka. Araje ahisa kino baro ahita bouncing ko bita Jigiba, bahita bakora combinaison hano babakuye n'abadefenseur mu myanya yabo, bahita bakora combinaison afungura baro mu mande. Urabona icyo kintu ku ruhande Rayon Sport yisanga iri kwatakira ku rundi ruhande bimunyuzeho, arangije still kundeshyo dore ya baro niwe yatatse muri box, abuze gato nyine yarafunguye incundura, bikwere ku rwego rwe kabisa. Iki kintu ni kinasobanukiwe gufasha abagenzi be mu gufasha Rayon Sport muri sortie ya baro, we araza akabava kuko abandi bakenya bari kubamarika, none akahita amenya aho agomba guhagarara ku buryo umudefenseur ari bumukinire baro direct cyangwa mediateur, none akaba yahita yifungura mu mande cyangwa ku playmaker begeranye. The same hano ku munota wa kabiri nuko match nibwo gitangira, ariko intention ya Rayon cyangwa tactique yaba iri kugaragara. Matumo nafashe baro aravanche arayitwaye, ayisaba available nindo ba available imbere, wamubonye Junior Kameni reba ayise yidecrocha dore yakuriye umu defenseur ya drop in the deep, nuko ngo imbere na mbere akuye aba defenseur babiri, we n'uyu mukinyi, nuko ngo hano hasigaye espace, akahita yibona akahita kina baro rimwe ku muwinga ariwe uno yari Obed wari wazamutse kuri ruhande. Obed ugira amamonti ya hatari kandi the same uramubona hano derana amaze kugera, n'ubundi ahita kubita sprint nkuko tubonye muri action ya mbere, ahita kubita sprint akahita zakataka muri box, bikwereka nyine urwego rwe nk'umuntu nyine icyo bita sortie ya baro nka equipe gufasha abagenzi muri sortie ya baro. Ubundi bano bataka bareba babita aba target man, ni wa muntu wowe uri bwubura amaso, niwe target yawe ushaka gukina baro imbe, ukareba kuri hashoboka, ukareba kuri bashoboka ukawa mu baro akahita bouncing kuri bagenzi be. Uri kubona Mutuma nararebye asakina baro nziza kwa Kameni, nawe ahita agafungura rimwe ku muwinga, bikwereka urwego rwe arakinyine bya bintu byo gufasha abagenzi be. We ari elite, umudefenseur wese wazana, equipe yose wazana, Calibre yose yabiri aragukinisha, kandi ikipe bari gasohoka ikaba yajya muri final third. Reba the same nano mu gice cya kabiri aracyakora kakazi, reba aba defenseur rano reba pressing hano, iyo ikipe bayi pressinze gutya option usigaranye n'imwe kugira ngo udatakaza baro muri zone ziri danger. Uyifite umwataka nka Kameni wubura amaso ukareba hejuru ukawakina baro, yaba ari ku kirenge yaba ari ku mutwe. Ku mbere urabizi ko ari ko kipa ba defenseur, icya kabiri iyo barara urabizeye qualité. Matumo naramurebye ateruye umupira neza, reba ukuntu ahitaza, reba kumbwa kuri aba defenseur imwe byavugaga, ahise yidecrocha mu defenseur aramukurikiye, bivuze ko uruhande rwose rwambaye ubusa, hano ari vide. Ahise apukina baro kwa Muza Daniel, uri kwibona Rayon Sport kahita yataka, urabonye atake nibiturutse still no kuno ahita agenda akahita akurikirana atake ku buryo yagize ikiboneka muri box yaba hari, bikwereka urwego rwe kabisa. None ku gitego yatsinze cyane, igitego cya kabiri cyane umupira amakosa ikipe yashatse gukora build up, igitego ikintu gikunde ni kimwe, yerekanye composure, ntago ari ahubuka, kuko arundi mwataka wa ino baro hano gatangira guhubuka n'ibiki, ariko yaje aritonda arermina, urabona ko yamukuyeho aritonda aplasa barana shaka. Buno mutipe buriya kuri qualité mutaze, nubwo igitego ari cyo
muri box, ubundi ni mubi hanze ya box. Buriya nagira amahirwe muri saison, buriya shampiyona bari ndende, ugenda ubona karite z'umukinnyi, muzabona karite ze muri shampiyona. Hanze ya box iri shot uburyo yariteye, niyo bari hanze ya box yari kuritsinda, kandi yerekanye ko afite composure, aratuje muri we. Reba ukuntu yerimina akamutegereza, akamwerimina, akahita plus umuzamu muri 90 kabisa. Mwataka hatari Junior Kameni akomeje kwerekana urwego rwe. Ewana Rayon Sport nizakora ikosa ifite rutahizamu kabisa, no mwe mu imipira, mushyira imipira muri box, none ubwo atangiye kugira icyo cyizere, amenye ko yatsinda anytime, amaze kumenyera equipe bagenzi bari kugenda bamenya move, maze ni ko umubare w'ibitego bwe uziyongera kabisa.